ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Niko kumva muri gutongana none wabaye sinzi ikintu nibagiye gukora yarimo ntonganyiriza. ndi kumubwira ngo apfure biriya byatsi ndabona byabaye byinshi. ese ibyo nibyo biri buzima mutongana koko? oya nta nubwo twatongana. siko numiwe. Nusundi birashaje cyane. nabonaga nyine byabaye byinshi. ariko nari siko naringize ngo hari ikintu kidasanzwe kibaye muri urugo. siko najya avuga cyane ariko kagira ngo byacitse. ntamuneka nimungere niba ari ikintu muri gupfa mbunge. wapi nta kintu muri gupfa. cyane numvisha urusaku numva induru nkayoberwa impamvu. nakubwiye ngo ujye uvuga buke. uvuga gake. nsanze mvuga gake. ntabwo rero burimo muranambeshya. ubu nta kintu muri kumpisha. kuri nawe oya mama rwe karame. mupfuye iki na kara? oya nukuri ntacyo birasa. biriya byatsi twari turi gupfa. ese niba muri gupfa ibyatsi umuntu umwe ntiyanajyamo akabipfura sindeba bitari byanakura cyane. njye namubwiraga ejo bundi mbivuye. ariko nawe wambwiraga ko utabipfora da. oya sinibire birarenze. byari binyeye. karara rero kankubwira kari akantu nkaramuka nkabuze karatura kugashaka. ni ukuri turapfa ubuze. si kuri seriye ndabumwe ngo ngiye kugashaka ariko nindamuka nkabuze. amagwe mva nkubwire jya ureka ibintu rwose urabume mu ureka ibintu nkabira warakuze ntukagendeye mu bintu by'amateka bya kera. ni nabyo bituma ubu n'abantu bahindutse abasazi. kumbonye nkuze ngewe urabizi nyine. ndabizi ntacyo uzaba humura noneho nugira icyo uzakimbaza. nge nuko nkubwiye nge ningira ikintu mbura kuri kariya kantu urabume mu kintu. ntawe rekana na kiriya kintu ariko mama rwe reka nkubwire rekana na kiriya kintu ariko abantu bakurira mu bintu abantu bikabagira genda ushaka. ni akazi kawe. ngaho matibora aragiye mbwiza ukuri. wamuterese cyangwa ntiwamuterese? ntamuterese da. yego cyane rwose noze umutima kwasunikirizaga kubikora. umva rwose udushije imbaraga kamwe ati genda ubikore ubivuge kandi simbimubwiye rimwe simbimubwiye kabiri. bimubwira buri munsi nuko atabiha agaciro. rwose ko ukunda matibora cyane rwose cyane. umva rero nkubwire bahena gukunda matibora ntabwo mbyanze. mukunde pe. mukunde ariko mukunde nka mushiki wawe kubera ko nonaha waje ahangaha uri nk'umukozi sibyo? hano ndiwe nakusigiriwe kandi waje ahangaha urara hanze ku gipangu cyane. none matibora umuteye inda mwararana muri kariya kazu k'umuzamu mwabana. amafaranga Gakire yakwemereye kuguhemba nayo ayaguha nabi yatunga umugore nawe ubwawe atagutunze. none se ko nturagira n'amapantaro abiri? ntiwambwiye ngo kuva waba uzi ko umuntu yambara umwenda umwe wasaza akagura undi cyane. nose uwo mwenda umwe uzawambara nimubyara umwana ukuremo ishati muyimwambike. banza wiyubake sibyo? ubanze ube umwana mu rugo
wiyubake numara kwiyubaka uzabone gukunda naho Matibori kuko mubana komeza umukunda ariko umukunde nkaki nka mushiki wawe ubwo ndimbwa rero oya ntabwo uri imbwa uravuze ngo maze niyubake nose ugira ngo twese tuvuka dufite ibintu erega bayina nanjye buri ukunde ya ntago navutse ngo bite nsanga mfite amazu cyangwa nsanga mfite amafaranga nanjye hari ibindi bintu byinshi bibi naciyemo nibe nawe wowe wabonye aho ujya gukora akazi ko mu rugo njye noneho naranahashatse ndahabura none bifite se ubikuye hehe ni inzira ndende ntabwo wowe wayimenya gusa nyine nk'uko nkubwiye ngo banza wiyubake nanjye nafashe igihe cyo kwiyubaka numara kwiyubaka uzavamo umuntu w'umugabo utereta umukobwa wese ushaka kandi gutereta Matibori ni na mubi pe oya ntabwo ari mubi ni mwiza mushiki wawe yaba mubi abundi bahe wumva bigoranye iri mwiza amabona nawe udashobotse ni mwiza da si tubyumvikanyeho cyane ntazongere kuko undagira ngo wamuterese cyane sawa subira mu kazi kawe murakoze kandi simugende ngo umuterane amagambo oya ntabwo nshaka induru sinongera kuvugana nawe oya muzaba muvugana nka mushiki wawe ndaho ese ko twanza dukuye amaboko maze iminsi nahari maze iminsi hari utuntu twishimigiyemo hari nigeze no kunyana gato njya hirya y'igihugu gato rero nibwo maze iminsi aribwo ndi nangaha cyane abo babyoroshye babisaba ko umuntu ashakisha akihugira ariko ko maze n'igihe kinini tudahura ndebera abasize ziko ndeba neza rwose wenda kwibaruka iragera mu kanwa shaka kora byo nta cyumweru mfite oya umugisha byo pe umugisha rwose uru rugo rwari rukeneye umwana pe kubera Imana rero igomba kubicishamo buriya ukuntu najyaga ndeba nkabona birasa rwose afite agahinda k'umwana ariko ngo ndabona ko bitangiye kugenda neza ntushobora kumva uburyo nawe ambwira ngo aramukumbuye umuntu akumbura umuntu atazi uburyo aba amwishimiye nagize umugisha pe birasa atandukanye n'abandi bagabo bose babaho oya byo warahiriwe rero kare namubwiye ngo ndagushaka mbona biramutunguye ndabwira se rumuriza nawe uramushakira iki buriya abantu bava mu gace kamwe baba baziranye ibintu byinshi erega buriya nyine buriya ngo impyisi iwanyu kuri igikuru ndarondana umugani barawuciye ahubwo abantu ntabwo bajya babasha kumenya icyo usobanura uko byagenda kose nyine umuntu w'iwanyu aba ari uw'iwanyu aba ari uw'iwanyu pe nubwo iyi Kigali tubamo ikadusaza umuntu akaba ari mu byo ariko uratiye hariya hari umuntu w'iwacu ni nanjye umuntu wa mbere burya wabanza kumenya wagize ikibazo wabanja kujya kukibwira iwanyu rega buriya papa wawe Rudoviko sinavuga ko ari inshuti yanjye cyane rero no mu byatumye nifuza kuganira nawe n'ibyo birimo kuba uri inshuti ya papa amuzi neza uranduta urabibona ko ndusha imyaka myinshi byari byo byose nshobora kuba narakuze undeba oya wakuze nkureba rwose cyane nkureba cyane rwose rero nimba nabyita ngo ni ukugusaba
niba ari ukumfasha hari sinzi uko ikibazo ufite nabyita. cyatuma hari ikibazo wagiranye na birasa ku buryo waza gufasha. none urabona igihe wahereye hagarara ngo ugira iki se uratekereza umutwe wawe wumva nta kibazo kirimo wowe nawe ntabwo ntekereza ndatekereza nyine ntabwo utekereza rwose ndatekereza ntabwo utekereza ndatekereza urifata ukajya kubwira mabuje ibintu nako mama ibintu byose umuntu aba akubwira ntaso n'uba ufite wowe urajya kunteza mabuje si byo n'ibyo wambaye ubonye ubu uje kunyika se ko wambaye bogisa uje kumenya yambaye nyine yambaye se yambaye rwose none se ubundi ufashwe n'ibiki amajina agufasha aturutse hehe dukuru ba wajya kunteza mama wacu rega umuza kunyeke bahena ninde uri kubwira undi ko akunda akunda undi ntibahena ninde uri guhoza undi kunyeke ntibahena kandi ntabwo leta ibyemera umva ndi muzima kambwiza ukuri rero n'undi munsi uzongera kumpoza kunyeke bahena bino tuba twibuzamo ngo sinzi ngo turi inshuti ngo turi musaza na mushiki nzakurega ngiye kuri leta none nzajya kujya muri leta ariho nzajya kukurega koko ribu undege cyane nakoze iki n'undi munsi ahubwo uzongera kumbwira ngo sinzi ngo urankunda we niba wabonye se bahanira umuntu ukakunda undi ubundi si unkunda nkandi njye nawe turaziranye njye nawe muyubona njyewe matibo urabona njye njyanye nawe reka rero nkubwize ukuri urabona njye njyanye nawe ntega amatwi ariko uzi ko n'ikibazo cyo guhoza undi muntu ku nkeke nabyo leta ibihanira we ntega amatwi mbanze nkubwire ukuri kundi ku mutima kandi binkubwira ni ukuri nzabikora matibo ndarahira ku mana nzabikora ni akantu gato nshaka gusobanukirwa natekereje nsanga nta wundi nkwiye kubaza ndavuga ati reka ari wowe nsobanuza wenda wamfasha muteze amatwi ngira ngo wenda kuva na mbere uziranye na papa cyane turaziranye cyane sinakubwiye ko ajya mbere turaziranye cyane mu buryo bukomeye kuko anabakonseye ntarebaga kuko yigeze kuba konseye buriya ubuse abakonseye bahe n'inzoga zigiye kuzamwica ntabwo urasiga asigaye akunda inzoga cyane mbere siko noneho atazikunda papa ariko mwari mufite urutoki rwinshi munenga buri munsi wasanga aricyo cyabiteye ubu rero byafashe indi ntera ariko wenda icyo si cyo nshaka kuvuga kuko n'ubundi twariyakiriye twakiriye ko dufite papa w'umusinzi nta kindi twabirenzaho ahubwo ko numva nyine uziranye na papa utuzi neza usibye njye na Hirwa uriya musaza wanjye hari undi mwana waba uzi wenda papa yaba afite mu gasozi cyangwa se hari amakuru waba ufite yuko papa nyuma yacu ari abandi bana afite nshaka nkubwize ukuri papa wanjye nta bandi bana afite wowe nzi ni wowe na kariya gasaza kawe nta bandi bana nzi rwose Ludovic afite nta n'akanunu ko wigeze wumva abantu bashyushyuza ngo reka Ludovic yari umugabo bafatagaho urugero papa werega yari inyangamugayo ntabwo ibyo bintu ari kubijyamo uko muzi nuko mukeka yaje gusaza ataba inyangamugayo gute umunsi uzabona turi hano twenyine turi babiri nuko Imana nzabikora do umusazi ahubwo reka nkubwire yasaze reka nkubwize ukuri ujya ubona ngo ndi Mateo ni mwumva nkugusekera ntago ari wabona njye umva unyumva kuri radio ntago urambona kuri televiziyo bahe naguhemukira bahe nagenda ngashyushya ipasa cyangwa ngashyushya amazi nkaza ngayakumenaho koko cyane yewe nkana guteza na polisi wowe wowe ushaka kumfata ku ngufu nta soni n'undi munsi ahubwo ntuzongere no kubitekereza ibyo bitazajya ngo ngiye mbona nseka kugira ngo ngiye ndi igicucu kiranga ndakwiyamye nongere ngo ndakwiyamye kanisumbukuruze tunareshye ndakwiyamye gerageza uvugire hasi kuko uriho urasakuza cyane kandi byagiraho ingaruka nkunda se nkana ntabwo uzajya gukunda pe uzajya gukunda uzajya no kugusaba ariko nawe kwamama ahubwo navuze bikeya
we nawe n'undi munsi uzongera kumenya nagaruka ngiye bantwara ariko uzi ko kinazira kuri utoteza umuntu unoteza uri kunoteza uri kunesa hari inkoni nagukubise ngeze ndi umucakara hari urushyi naguteye none se ijambo ngo ndagukunda ririmba bazira riseseme nkumva nyana ntazo njya kurivuga ariko nawe rwose ubwo nawe ubimenye ko ubwo umunsi uzabishaka nawe ntabyo uzabona umva barakube uzabaza unapereza barakubeshye we umubaro nakifuza muri uru Rwanda rwa Kagame njye ntabwo nakifuza wowe bahena ntabwo nakwifuza ko wambera umugabo koko cyangwa sheri koko cyane hajye ugoye nakwifuza ra none se ikivuga uko atari nyagavuga ni iki nuko ayo magambo wayumvise oya icyo si icyo papa asigaye arahindutse pe nimba mbere yari umuntu muzima njye nsigaye mbona naza amafuti hirya no hino rega n'izabukuru ziba zajemo ntabwo nabyo byibagirwa ntukajya umuntu niba asazanye amafuti koko ariko ngo nta mugabo ugira amafuti njye rero ukuntu ndi kubibona pe ntabwo ndi kubyiyumvisha njyewe ubwanjye nifitiye amakuru y'uko papa afite undi mwana oya ahubwo njye nakubaza ayo makuru wayakuye ubwo ntutangiye kujya nawe utangira kumva amabwire hirya no hino none se mubwire papa wa Rudoviko yagira undi mwana ntamucyure mu rugo reba uko mungana reba wowe uko ungana urebe na musaza wawe sibyo nose ntiyari uri kumuzana nibura nose iyo wagiye na musaza wakagenda ntibasigara bonyine na mama wanyu ntiyazana n'uwo mwana se agasigara abafasha n'imirimo nibura ikibazo none si n'umwana ahubwo vuga ngo ikibazo uwo mwana yamubyaranye nande kagira inkuru rero aho bimbwirewe niba wenda wasanga ufite amakuru yabyo niba atari amakuru y'igihuha nkurikije ku byo nzi kuri papa wawe kandi yarabinyemereye yarega ndi kukubwira ibintu mpagazeho ntabwo ari bwe yarabikwemereye yego nasi yabikwemerera ntiyari kubwira naho uwo mwana ari cyane kandi nimubwira ngo papa afite amanyanga n'amafuti menshi rimwe avuga ibintu ubundi akabihindura bimwe akabivuga ibindi akabicamo abivuga ibice bice hari igihe buriya muhora yinywereye agatama wenda ibintu byo kubwira ntanabyibuke oya ikintu gitangaje ni uko umugore babyaranye ari Dominusi Domina ikiba kiza amagambo cyo kiri kuvuga kiravuga kikongera kikisubira ngo uri mubi ndagukunda nacyanga ufite nabi namaze undi ujye jambo uzanya kurivuga none tunavugane neza n'undi mu maso turebane gutya uzonya kumwira ngo urankunda nyuma wongere wisubire icyo nzaba mfite hafi aho nzakigukupita ngende nireke uzakingwita uhagaze kuki nzamagaze ku gataburete koko cyane urumva ko wabaye umuntu mukuru cyangwa ufite imbaraga sindi umuntu ugomba kwirwanirira uburenganzira bwanyu mukabona avuga ngo mudutanye mudusuzugure nk'umuntu muhora musangira ku isahani imwe mwicara muri sare imwe muhuje mama ngutangire umumenyere reka nkubwire rero kuvuga ngo ndi mugufi nkitonda uvuga ngo ndi mubi nkatuza uvuga ngo ne nabi nkicecekera batukanye nkafatirane nkabwe ko ngakunda nkasambanye ngatera inda nkihakane we usambanye utansambanya iyo ugiye kumukunda uteganyije iki hene mubana mu gipangu kimwe no mu nzu imwe ubikeneye kumusambanya arakandi kantu unyeneyeho isindi indaya indaya sawa ngo bikwanditseho dore indaya dore ijambo hano ngiri ku gahanga atuwo nawe nubishaka nzakwima njyewe nkusaba wowe kamanayi nzakwima kandi bizakubabaza sije ngana ngo bananutse banuka ibibazo yene banzu n'uhumura ibisubizo ngo tuzahuza Matibo urye neza ubyiboze urashonje jya kurya Matibori ndagira nkubwiza ukuri ko ibi wigira ntaho bizakugeza kuba warageze ku isi sha nakoreka mabukwe cyane nkubwiza ukuri keretse wenda nigeze kumva uretse nkubwire na Domina ndamuzi kandi yarabinyemereye uretse yumve nyine reka kumuvugira reka papa yarabinyemereye avuga ko yabyaranye na Domina ese njye ubundi kuvuga ibintu ntazasubiramo yarabyemeye ahubwo ikibazo cya papa ntabwo ashaka gutora ngo avugishe ukuri ngo avuge ngo umwana ngo arihe cyangwa ngo umwana n'uyu ariko ngiye nkurikije amakuru uburyo ndi kugenda nyakusanya uwo mwana ndumva ari ngewe none se umwana Domina yabyaye ko bavuga ko amakuru yari ahari icyo gihe bavuga ko
ngo yamujugunye muri wese tuwarete. Niba yaramujugunye muri wese mwese rero kumujya muri tuwarete akagaruka. Humuriza nawe uri kumvanga nyine nawe wumva ibyo bintu urumva byumvikana. Njye ahubwo ndumva ibyo bintu nazi byari ibintu by'ibihimbano kugira ngo wenda ngo basibanganye ibimenyetso. Ariko ruhumuri njye ndi kwigarukaho. Njye n'ubusanzwe bavuga ko mama wanjye yapfuye. Uri kumva icyo kintu? Mama umwari bitirira mama umwari siwe mama wanjye. Niba papa afite undi muntu babyaranye ubwo urumva atari njye se? Uretse gake aho ngaho. Uretse gake. Ni ukuvuga ngo umwana Domina yabyaye yaba ari wowe. Nyine nanjye nibyo ndi kumva njye ndumva ari njye. Nuko nyine papa adashaka kumbwiza ukuri. Uretse gakeya. Ni ukuvuga ngo nimba wowe uri umwana wa Domina hanyuma noneho na Birasa akaba ari umuhungu wa Domina nako akaba nyina wabo, ubwo Birasa mwamupfana iki? Yabwira ikintu hajya winjira rwose ariko ibibazo biragarutse. Ibibazo nanone muri uru rugo bahinagira vuba fasha agira vuba. Agasuzuguro sinigeze nkabona na mbere hose. Nyuma yo kugutwikisha amazi uragarutse ngo gutwikisha ubuto bushyushye noneho se warakizera. Rega mwabonye mungira biriya muranyandagaza mufata nk'igicucu muri buriya buryo mugira ngo ntago nzagaruka hano. Fata intwaza. Ntago ngutwaza ugarutse no gute n'ibikapu nicyo mbaza. None bivuze ngo ntuje nk'umuntu uri butahe nicyo bisobanuye. Kuko imyenda ni iyawe. Si mwantwitse? Nubo barakongera da. Arimo kandi arimo. Nashaka barimo. Arimo. Ndaje aha kuko nta kintu kimwe nyishoboye kwikorera. Sinunama, sinyeganyega. Hawe mfite wo kumfasha namwe mwantwitse. Tugende hari ibibazo bino. Gira kandi uri kuntwitse. Nanjye mbimbwa n'urunyinjiranamo do. Ndamenya ko ntare bahena bahaye akazi ahangaha kandi bakakama nkashoboye. Bakakama nkashaka. Nkaba nashaka kugaheba. Rero nanjye nturi buva rwose. Wa rwose fata ibikapu byawe usohoke. Herekeza inzira waturutsemo nibyo biri buduha amahoro. Uri gutuma nanababara umugongo. Fata bino bikapu twinjire mu nzu. Indi ubifata. Nje guhangana namwe. Uko ubizanye. Nje guhangana namwe muri kano kanya kandi ntaho ndi bujye sindi bunavaha. Uyu munsi nk'ukuri. Uyu munsi nshaka kwitonda. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi. Mwabonye ntwitse mwangize ikigoryi. Uko ubiteretse ongera ubiterure mu kuboko kwawe kw'iburyo cyangwa se ibumoso. Ahari imbaraga simpazi. Uhindukire mbona inyuma usohoka rwose nk'uko winjiye kandi ndakubwiza ukuri ngo nturi burenga nabisige. Uraharenga kandi uranavangaho byikoreye wowe koko uraharenga. Ndaharenga. Uharengeshejwe nande? Gira vaho guhamagara kandi mubwe kongeze hano ubu none tuvugane. Mabuje rero kuko afite byinshi arimo. Babaza iki bite byakora uri gutonganya n'umukobwa gaje hano ataza sani wawe. Aha niyo ndiko mubaza ni wawe ku buryo umutangira. None aza nkande we? Aza nkande. Okay, nje si wanje. Nari kumenye ko ari wanje. Ariko nawe siwe. Naga ari wanje se. Wewe ni wawe ariko murangiza gutonganya mungeze mu rugo. Wowe sohoka ntabwo winjira. Bahena ngo nega amatwi neza. Uyu nguyu agomba kwinjira ngaho. Urampemba se? Agomba sumura itegeko. Hano naga ari wanje. Ngo umuntu ndeba nk'umuntu ufite ijambo aha ni Karine Musa. Kuko niwe muntu wenyine w'amafaranga. Urampemba se? Ntabwo nanjye rasuzuganya nakuzanye ahangaha. Erega baravuga ngo umuntu mu kazi ashaka kurusha n'amapeti akagukoresha kandi akanakwirukana ari we wamuzanye mu kazi. Rero nawe uzasohoka ugende masigare. Harije nzakubita nk'ikipfunso ahangaha ugahita wera. Wowe se ndavuze fata ikapye. Nahajya. Fata igikapu cyawe. Nahajya rwose. Fata igikapu tugende bite byawo. None agutangire. Gerageza. Nimanuka genda. Yinjiye hakubwa imbaraga zawe ariko ntari bwinjiye hariya. Arabuzwa n'ikize kwinjira. Karine ntariyo. Ahubwo si ibyo bintu birasa. Nawe nyumvira ayo masano. Niba naba ndi nyirasenge. Niba naba Oya ntabwo waba uri nyirasenge ubwo waba uri nyina wabo. Waba uri umugore ukabana nyina wabo. Ubwo abana mwabyara. Mukubyara zombi. Uzi n'ikindi? Hari ikintu ushaka kubwira. Ibi bintu birashoboka ko bishoboka pe. Ariyo mpamvu wenda burya Imana ni igitangaza. Ishobora yatumye wenda nta n'ikintu ukora na Birasa. Kugira ngo wenda ikomeze irinde
ikomeze iyo sano mufitanye urumva Imana ni umukozi w'umuhanga ariko nanone njye numva birasa atamenya bino bintu urumva se ubundi ibyo bintu umuntu yabihisha oya ibyo bintu no kubyitondamo cyane kuko birasa aramutse abimenya nanone byaba ikindi kibazo amaherezo se rero numva amaherezo buriya njye numva ahubwo ibyo bintu kuko turamutse tumenye ko ari byo byanyabyo burya babona birasa ukagenda ukamusiga pe cyane rwose kuko byo ni amahano pe uvuze wagenda ukamusiga nese umva atari amahano y'ababaye nkamusiga se nkajyayo n'ubu mureka nkubwize ukuri birasa yambereye umugabo nyamugabo aremera aterwa amabuye ku bwanjye aratukwa arangwa ese urumva ikintu mfanana birasa wowe urimo uracyumva icyo mfana nawe cyose nyine urimo urumva ikintu mfanana birasa ndacyumva kurera ayo masano yumve noneho yakurura yumve reka mbabwize ukuri umva n'uwo ari we wese watinyuka kumbwira ngo nandukanye na birasa inzira twacanyemo y'amahwa njye nawe tukaruhana ntabwo ubu namujugunye none se njye nkubaza ikintu kimwe nyine ibyo bintu bibaye ari ukuri ikintu isano ufitanye na birasa urayumva biba ukuri ntibibukuri ntabwo birasa namubabaza kandi se ni inyamaswa kagutikura se kutavuga kuva nkubwire aragukubitira mu maso ubwo uri kuvuga buzashira we reka da bashaka kukubahisha nyubasha sinubasha kugira batakubitira mu maso ye usebe none ubuyeshe mukororo urebe hoya ni kare cyangwa wabonye bwa mbere umuhotera we mwakongera reka da ni kare no gukubita wowe sawa nta kibazo reka turebe noneho koko hari genza abafatanye si utabare hari unabarasibike kandi nyamara nakuvugira kandi nzabafatanye muri ko nakuvugiraga reka turebe noneho yukurikira uyu munsi ndaza kumwogeza agukubite ahereye ku birenge izo nzara z'amana zimaremo ngo iki azimaremo nguvuze ngo iki bayamaremo ngo bagire gwe kugaki winkanga ninkukanga winkanga kubera ko ibibazo byawe njye ntago mbirimo ntago birimo rwose njye ndi umwere ntago birimo gutareba uri kujyana amagambo yose ubwira kare ntago nyaza wanjye ngo arashaka kumwica kuki ugira umwana kubira igikwe ntaho ushaka wamba bari ukava muri rugo ukagenda nkaza gucishaka cyose ukavanga ntava kwavanye njye nkagenda sinyera kwikurura ese ubone rwose iyi warakoze njyangaha mpari nitwa Mutabazi wandeze wa Karine nzamureberera ku manywa nijoro imvura igwa izuba ryaka urumva habe ku kwezi ndezaba ndeba ureba se rebe ntacyo uzamutwara do mu gihe nkiri muri iki gipangu nzemera ngendesha umutwe ngendesha inda nk'inzoka waje guhangana nanjye ako gakira reka nkubwize uko kuko uyu mugore umugabo hano kumara iki uramushakaho iki se birakureba uriya mugore birakureba ibi rero ni bimwe bavuga ngo wikururiye ikishi cyane ikishi uri kwikururira gake uri gushaka gutangiza intambara hagati y'abagore babiri nawe koko ariko intambara igende nuso barabana bati we byihore ntabwo bikore ibyo ngibyo urabasha ibyo ntabwo bikureye njye mfite uburyo nzabikoramo urabikora gutera umwana kunaniye gake ariko umwana ni yananiye uramundongora se wenda ibyo simbi mukorera ariko mba mbibona yananiye atese mbibona se mwirirwa mutongana ntareba gutongana ni mu ngo zose bibamo oya ibyo byo birakabije rwose sawa rero ikigaragara cyo nagusabye kuzambira mu rugo uri umugabo uzuze inshingano ze neza nzakudiye umunsi umwe udihajewe we nzakudiye udihajewe wowe ubusa wandeza amavi tuvugisha ukuri wenda urabona ko uri munini ndabyemera sishaka kumena amaraso ya mahe ubunini bwawe ntago narwana nawe nakubwiye ngo ubunini bwawe mu mutwe nta kintu ni iwazi nzakudubura genda ujye kureba ibyawe nzakudubura wa cyana biriya bintu uzanye hano nutabyicuza ariyo nzabyuka nariye amavubi ubwejure rimwe mite ngufata ingoto nyikuremo nyinaga muri mazi kereka niba ari amasazi nta mavubi nta cyarwa ubu ntago narwana nawe ubundi we ntago ngana nawe ijya kureba ibyo winjije mu nzu nutamamagara birabindekere ntago bikure ngo utamuhamagara sibi nakajyana ndumamagara ariko ujye umenya ko umupagasi wanjye nyine uramamagara kuko ndi umupagasi wawe tubwira ati ntago nguhamagara reka ndirwane koko uwo munwa nutawufunga abahenda hari igihe nzawufungisha isupagu hari ngo isupagu nka cyangwa uwufatisha neza kandi uzabibara ubibonyesha do nanjye ngaho nibatakwica ijoro yicwa n'amacineka imana impane iyo ni inyamaswa wijije mu nzu iraje kurya ikuguguna ihereye ku musatsi paka ku rwara rw'inosha kandi uzabibona iki none no mwari gitumye mbona arimo kurira kuri
oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadire iherezo